Imana ishimwe cyane. Amen. Dushimiye Imana n'ubundi kuri uyu mugoroba mwiza Imana yongeye kuduha kugira ngo tuganire namwe mwese mutwumva ubutumwa bwiza cyangwa se ijambo ry'Imana, dore ko ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana byose ni ikintu kimwe. Rero kuri uyu mugoroba turishimye, ariko nabwo tunashimiye Imana nyine idushoboje kugira ngo tubashe kuvugana namwe mwese mutwumva ijambo ry'ubutumwa bwiza. Rero muvandi, ndakumva cyane. ubutumwa bwiza ni ikintu cy'ingenzi ku bantu. Yego. Ubutumwa bwiza abatuye isi barabukeneye. Inkuru nziza buri muntu wese uhumeka burya arayikeneye kugira ngo abashe kuba mwisi aguwe neza. Nibyo. Ariko nabwo abashe kuba mwisi atunze umutima ukuwemo ubwoba. Nibyo mwene data. Ndetse abashe kuhaba nanone avuye mu rungabangabo, atacyumva atewe ubwoba no kurimbuka. Nibyo. Cyangwa se no gucirwaho iteka bishingiye ku cyaha Imana nyine imubaraho. Nibyo. Ariko tuzanye inkuru nziza ivuga ko muri Kristo Yezu arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi. Amen. Ntiyongera kubabaraho ibicumuro byabo. Amen. Iyo rero niyo nkuru y'umukiro, ni inkuru umuntu yumva akishima. Yego. Ni inkuru umuntu yumva umutima we ukagubwa neza. Niyo mpamvu na Kristo yasize abibwira abigishwa ngo mujye mu mahanga yose mubwire abari mu butumwa bwiza. Abantu bemera nyine bakizera bagubwe neza, babona amahoro. Yego. Umuntu abashe gutunga ibyiringiro ariko nabwo bifite ubugingo. Dore ko umuntu abaho igihe kinini cyane yibaza hanyuma y'ubuzima uko bizagenda. Yego. Ariko ubutumwa bwiza bwonyine nibwo bushobora guhishura ukuntu umuntu nanone yiyunze n'Imana muri Kristo. Yego. Imana ikaba itakimubaraho icyaha. Yego. Ingero rero tugiye kubana mu kiganiro n'abatwumva ku mazina nitwa Nahimana Patrice, ariko turamenyeranye na benshi. Ndetse n'uwaba atwumvise ubwa mbere wenda nawe ndamwibwiye. Ariko nabwo nsuhuje abavandimwe, bari abantu babizeye ubutumwa bwiza, barahari benshi. Yego. Abantu nanone bafite umutima ukuwe mw'inkeke cyangwa kwimenyaho ikibi. Dore ko Dawidi abihishurira yavuze ngo hahirwa umuntu w'iteka atabaraho icyaha. Yego. Yego. Abo bantu rero bati Imana itabaraho icyaha bakaba banabyiyiziho, bafite amahoro ku Mana. Yego. Umwanditsi w'Abakolosayi igice cya mbere mu mirongo yo hasi niwe uvuga ngo ubwo twatsindishijwe n'ubuntu kubwo kwizera dufite amahoro ku Mana. Yego. Sindi njyenyine rero mu kiganiro, ndi kumwe na mwene data muvandimwe tugiye gufatikana kubagezaho ikiganiro, nawe yabibwira ubundi tugakomeza tukaganira. Yego, nanjye nshimiye Imana cyane ko iciye inzira kandi ikabiduciriye inzira, tukaba tubonetse hano muri studio za Radio Country FM. Mpaye ikaze n'ubundi abakunzi bacu b'ikiganiro gifite umutwe ugira uti ijuru ni ubuntu ntabwo rikorerwa. Muri uyu mwanya rero ndanezerewe cyane ko Imana nyine iduhaye kuhagera kugira ngo tugezeho abantu inkuru nziza y'umukiro, inkuru nziza iruhura umutima, inkuru nziza ibohora umuntu akaba mu isi azi neza ko Imana yatanze ijuru ku buntu kandi yarimuhaye muri Kristo Yesu. Nibyo rero tuba tuje gusobanurira abantu mu buryo burambuye. Mu by'ukuri rero amazina ni Musabyimana Yosefu Mugisha, ariko kandi ndi umukiranutsi, ntabikesha imirimo yanjye cyangwa ingeso zanjye cyangwa amasengesho cyangwa ibikorwa byiza, ahubwo mbikesha kumenya ko ibyaha byanjye byose uko bingana Imana yabibaze kuri Kristo Yesu. Hanyuma n'igihano cyabyo nari nkwiriye guhabwa Kristo Yesu akagihabwa. Kubimenya gutyo rero nkabyizeza umutima wanjye, nibyo byonyine byampinduye umukiranutsi imbere y'Imana. Nkaba ndi mu isi ariko nzi neza ko iwacu ari mu ijuru, Imana ihabwa icyubahiro none n'iteka ryose. Yego rwose muvandimwe. Rero Imana ikomeze ishimirwe ibyo yakoreye abantu. Yego. Ubwo noneho mbasize mu bwinshi. Dore ko twebwe tuba turi gushimira Imana ibyo yadukoreye, ariko tukayishimira kubera ko twabyimenyeho. Nibyo. Twabihishuriwe n'Imana. Twamenye ko misiyo yazanye Yesu mu isi
kwari ukuza kwishyiraho icyaha cy'abari mu isi. yego ariko ntibyarekeraho afata n'igihano. nanone twari tugenewe guhanwa n'Imana. hanyuma Kristo yemera guhanwa mu cyimbo cyacu. yego ibyo rero iyo umuntu abihishuriwe akabimenya, atunga umutima ukuwemo kumva Imana izamuhana. nibyo kuko Imana ntiyahana Kristo mu cyimbo cyawe ngo hanyuma nawe iguhane. ikibazo kiba ari ukutabimenya gusa. ariko Imana nayo ngo imaze kubona amaraso ya Kristo amenetse i Golgotha, ngo yaravuze ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzongera kubyibuka ukundi. ntabwo rero yari itoreye. dukunda kuvuga kenshi ko ijuru ari ubuntu cyangwa se ari impano. abantu bagatekereza ko ahari Imana yatoreye ku munyabyaha cyangwa se yamwihoreye gutyo gusa. cyangwa se abantu bagatekereza ko umuntu yajya mu ijuru nanone ari umunyabyaha. ntabwo ari byo, ahubwo ijuru kuri twebwe ni ubuntu, ariko kugira ngo nanone turibone byasabye Kristo urugendo rutoroshye. byasabye Kristo guhanwa igihano twari dukwiye. rero kuba tuvuga ko ari ubuntu twe ntago nanone ryabonetse ku buryo bworoshye. ubwo bivuze ko ari ubuntu ariko si ubusa. ntago ari ubusa rwose. kandi impamvu ni uko Kristo iyo tuvuze ko yahanwe igihano cyacu, niwe nyine nanone wagihanwe. urumva ko umunyabyaha yarahanwe nanone. ntago rero umunyabyaha azajya mu ijuru, ahubwo igihano cy'umunyabyaha Imana yarakimuhannye muri Kristo Yezu. nibyo Imana isaba umuntu kubyizera, ubundi akaba mu isi nanone anazi ko Imana yamuhaniye muri Kristo Yezu. nibyo rero Imana ishimwe hamwe no gucunguza uburyo umwete. ibyo tuvuga biba bihura no kuri ijambo ry'Imana. nibyo buriya Bibiliya kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe byose ni Yesu ivuga. Yesu bivuga. tunasubiza n'ikibazo cy'abantu bajya baravuga ngo tuvuga Yesu gusa, iyobokamana ridafite Yesu ntabwo ari biryo. iyobokamana ridafite Yesu nyine si ryo, kubera ko ubundi nyine kuvuga na Yesu ariko utazi umurimo yakoze ni ikindi. nanone Bibiliya ntabwo ivuga ba Yesu benshi, ivuga Yesu umwe wapfiriye ibyaha by'abari mu isi. kandi uhereye mu itangiriro n'iby'abahanuzi bahanuye, n'iby'amategeko yavugaga Kristo Yesu uzaza mu isi n'umurimo azabaje gukorera inyoko muntu. rwose. buriya bari nta mwanya muremure ngo turushaho kugenda tunabivugaho. uhereye no mu itangiriro Imana ni umuhanga, yamwishushanya Kristo Yezu. iyo usomye mu itangiriro Imana ivuga ko ngo yaremye Adamu, ariko ngo iramusinziriza ubuticura, hanyuma ngo imukora mu rubavu imukuramo umugore. nanone byashushanyaga Kristo n'itorero. byashushanyaga ko none itorero rizava mu rubavu rwa Kristo. ubwo bivuze ko mu rupfu rwa Kristo, upfa guhambwa no kuzuka kwe, aho ni naho havuye itorero. nibyo rwose pe. Imana ishimwe cyane. urumva rero iyo tuvuze ko kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe bavugaga Kristo, ntabwo tuba tubeshye kuko ni Kristo nyine bavugaga, kandi nta rindi zina twahawe. ntaryo mu isi ndetse no mu ijuru ryo gukirizwamo usibye iryo rya Yesu, keretse izina rya Yesu. nta n'indi nzira. nawe yarabivuze, ariko yavuze ko ari we nzira, akabukura akaba n'ubugingo. nibyo. nta muntu ushobora kugera ku Mana atamunyuzeho. ntibishoboka. nta handi wanyura ugera ku Mana keretse uciye kuri Kristo Yesu. amena muri we. kuri we rwose. reka rero dusome ijambo ry'Imana. mu Baroma dusome igice cya 10. duhere ku murongo wa mbere dusome imirongo 4. njye mfite hano Bibiliya ijambo ry'Imana, nawe urakoresha iyera. wenda n'abadukurikiye ufite Bibiliya tugendane. ndegeza ko wabanza ugasoma aho mu yera Abaroma, Evanjiri y'Abaroma igice cya 10 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4. nibyo. reka dusome mu izina rya Yesu. aravuga ngo bene data, iby'umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisiraheli ku Mana, ni ukugira ngo bakizwe. ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana, ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. murongo wa 4 uravuga ngo kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka, Imana ihimbazwe. hano muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo bavandimwe, icyo nifuriza Abisiraheli mbikuye ku mutima nuko bakizwa, ni nabyo mbasabira ku Mana. nibyo. ndahamya rwose ko bafite ishyaka
ryo gukorera Imana, ariko ni ishyaka ridashingiye ku kuyimenya. Ntibasobanukiwe uburyo Imana igira abantu intungane, ahubwo bashaka ubwabo buryo bwo kwigira intungane, bagasuzugura ubutungane Imana itanga. Erega Kristo niwe wanonosoye iby'amategeko yari agamije, kugira ngo umwizera wese Imana imugire intungane. Amen. Imana ihimbazwe cyane. Uyu ni Paulo, ngira ngo abantu mufite amakuru menshi. Paulo yari Sawuli, ariko nanone ari no mu Isiraheli. Yego. Wari ufite uburyo ki akorera Imana cyane, afite ishyaka ryinshi ry'Imana. Nta mwanya uburambuye cyane, nta minota myinshi ngo tubisubiremo tuvuge ibintu yakoraga, ariko bizari byinshi. Yakoraga byinshi, yari umwe mu bantu bakorera Imana ndetse cyane, akagerageza kubahiriza amategeko y'Imana, kuko abigarukaho yari yavuze ngo ni inyangamugayo ku by'amategeko, ndetse ngo kubyerekeye gukiranuka nta muntu wari kumurusha. Ariko mu gihe gikwiriye aza gukizwa, umucyo uza kumutungura. Araho ibyanditswe bivuga ngo mu burungano rwe wamurushije kugendera mu migenzereze n'imigenzo y'idini yabagamo cyangwa yabarizwagamo. Ego rwose. Ibyo yabigarutseho mu Bafilipi, aravuga ngo haramutse hari umuntu ufite ibyo yirata, haramutse hari umuntu wumva yaba yarakoreye Imana, njye namurusha. Yego. Akavuga ko noneho we yaranabyemerewe ko ngo yari umwisiraheli kavukire ukomoka mu muryango wa Benyamini. Ariko ngo kubw'ishyaka ngo yanatotezaga itorero. Ubwo bivuze ko n'ishyaka yari afite yaryitaga gukorera Imana. Yego rwose. No gutoteza itorero yabyitaga gukorera Imana. Yego. Ariko kubera ko yari mu mugambi w'Imana, umucyo uza kumutungura. Ahishurirwa ibya Kristo Yesu, ahishurirwa ukuntu ijuru ari impano y'ubuntu, ahishurirwa ukuntu gukiranuka tuguheshwa no kwizera Kristo, ahishurirwa ukuntu umuntu aba umwana w'Imana yizeye ahubwo atabikorera. Birya duhora tuvuga kuri izi mikoro. Yego. Ibyo bintu arabihishurirwa, atunga gukiranuka noneho kw'Imana aheshejwe no kwizera atagukoreye. Yego. Ndetse ibyo yakoraga byose yitaga byiza abibara nk'amazirantoki. Yego. Abantu basomye mu Bafilipi n'uva ari igice cya 3. Abantu bashaka gusoma ibyo ndiho mvuga basome kuko yabigarutseho. Avuga ko nanone ibyo yari yaragerageje gukiranuka byose abibaze nanone nk'amazirantoki. Ubwo yari abitesheje agaciro, ariko ngo kugira ngo aboneke afite gukiranuka kuzanwa nanone no kwizera Kristo Yesu. Rero amaze kumera aricyo cyanditswe ni ibice 4 ni ibice 3. Yego, ni ibice 3 ku murongo wa 7. Yego. Navugaga ko we uyu Paulo akiri Sawuli yari afite ishyaka ryinshi ry'Imana. Yego. Yari inyangamugayo ku by'amategeko, yari umunyedini ukomeye. Yari afite ibintu byinshi akora, ntago wari kubona icyo umushinja. Yego. Yari inyangamugayo ku buryo bwiza, kandi ibyo bintu akabikora anabyemerewe, kuko yari umwisiraheli kavukire. Yego. Yari ari mu bahawe amategeko kugira ngo bayubahirize. Yego. Ariko avuga ko ku bw'ayo mategeko nta muntu wigeze amurusha. Ariko nanone amaze gutungurwa n'umucyo, amaze kwizera Kristo Yesu, amaze kubona ubugingo buhoraho muri Kristo, amaze kwizera Kristo, abona gutungana kwa Kristo akubarwaho, abona impano y'Imana. Haleluya. Aha dusomye ngo ahita atangira gusengera Abisiraheli bagenzi. Ariko mwene da, hari igihe abantu bajya badushinja ngo tujye dusoma ngo n'ibyo bintu ngo tuba tuvuze. Nkahangaha wenda ku cyo Paulo yivuga uwo yari ari we mbere atarahishurirwa Kristo. Ntacyo tubisome nabyo mu Bafilipi nk'igice cyawo cya 3 ku mugani duhere ku murongo wa 5. Haravuga ngo dore nakebwe ku munsi wa 8. Ndi uwo mu bwoko bw'Abisiraheli. Ndi uwo mu muryango wa Benyamini. Ndi umuheburayo w'Abaheburayo. Ndi umufarisayo ku by'amategeko. Ku bw'ishyaka narenganyaga itorero. Ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari nyangamugayo. Komeza. Noneho agiye kuvuga rero ibi bintu ukuntu yabibonye. Aravuze ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubw'ubutunzi, kubwo
ku bwa Kristo ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu kubw'uwo nahombye ibyanjye byose ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo kandi mboneke ko ndi muri we ndafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo. Yego, Imana ishimwe cyane. Nibyo twavugaga kuko uyu Paulo n'ubundi niyo wagarutse hano mu gice cy'Abaroma. Yego mwene. Urumva aho yari afite ibintu byinshi yakoraga ariko nanone usoje uvuga ngo we yavede ngo mboneke ko icyatumye atesha ibyo bintu agaciro ngo mboneke ko ndi muri Kristo mfite gukiranuka kuzanwa no kwizera Kristo ndafite ukuzanwa no kubahiriza amategeko. Yego abatwumva bumvishije ko ibyo bintu byose yahise bitesha agaciro kugira ngo aronke Kristo. Buriya umuntu atabanje gutesha ibyo afite agaciro ntago ashobora kwizera Kristo. Igituma abantu badahishurwa Kristo nuko ashaka ngo afata ibye akora hanyuma yizera na Kristo ntago byemera. Kone kwa kwizera gupfuye ku mugabo witwa Ntabwenge mu gatabo k'umugenzi. Yego. Wenda twikomereje hano mu gice cya 10 amaze gukizwa hanyuma twasomye ngo atangira kugirira impuhwe Abisiraheli bagenzi. Aravanga iki umutima wanjye wifuza ni nacyo numva nsabira Abisiraheli ku Mana no kugira ngo bakizwe ariko ngo arabahamya ko bafite ishyaka ry'Imana. Ariko muvandi birababaje ukuntu umuntu ashobora kugira ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge ariko ritanashingiye no kuyimenya kandi ni ikintu cy'igitangaza gusanga umuntu ufite ishyaka ry'Imana n'umuririmbyi ni perezida yobora icyumba cy'amasengesho ni pasiteri wenda ahagarariye ibintu by'iyobokamana runaka yagiye mu butayu yasenza y'ibiri yasenza y'itatu aratanga icya 10 aratanga amaturo ishyaka ariko bikavuga ngo ukavuga ngo ntakijijwe. Yego ku buryo umusanga muri ibyo ko parabango ndabahamya ko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Yego ari kubasabira gukizwa. Yego umuntu ngo ntabwo ukijijwe. Yego kandi umusanze mu bikorwa yita iby'Imana abari ikibazo ariko nanone ntekereza ko dutega amatwi akumva ubutumwa bwiza byamuhesha kumva uko bakizwa. Yego yakumva uko bakizwa bikanamuhesha kumenya ko adakijijwe cyangwa se ko atigeze akizwa aho rero watindi. Yego kuko urumva ubundi Paulo we yavuze ati bafite ishyaka ry'Imana bafite ishyaka ryo gukorera Imana. Yego bafite imirimo myiza myinshi bita iy'Imana. Yego ngo ariko ngo ni ishyaka ridashingiye ku kumenya Imana. Yego ni ishyaka ridashingiye kubera iki ari ishyaka ridashingiye ku kumenya Imana. Kadusobanurire icyo kintu. Yakomeje aravuga ngo bayobewe ako kantu. Yego bayobewe gukiranuka kw'Imana uko ariko bayobewe gukiranuka Imana itanga uko ariko hanyuma bahimba ubwabo buryo barihangira bihangira gukiranuka ibyabo bihanganana. Yego ibyo rero ntabwo byitwa gukizwa kuko ni ukwirwanaho. Urumva ko niba wirwanaho ukagira ibyo ukora ushaka ngo ukiranuke uba wivukije gukiranuka kw'Imana ubwo ntabwo ubukijijwe. Yego rwose ntabwo ubukijijwe. Nuvuga ngo uko gukiranuka guhangana kwawe niba wumva uvuga ko ukiranuka ariko ubikesha ibyo ukora ntukijijwe. Ntabwo ukijijwe. Ukeneye gukizwa. Ukeneye gukizwa. Yego Paulo yavuze ati abavandimwe Abisiraheli bagenzi banjye bafite ishyaka ryinshi kandi ry'Imana ariko ntibakijijwe. Yego ntabwo bazi uburyo Imana igira umuntu intungane. Ubundi reka mvuge n'Imana yo mu ijuru nigira umuntu intungane. Hano ku murongo wa 3 bavuze ngo ntibasobanukiwe. Yego muvande ni iki ubutumwa bwiza ubundi busobanura ntibasobanukiwe uburyo Imana igira abantu intungane. Abantu kumbi niyo mpamvu umuntu ashaka kwigira intungane binyuze mu byo akora bikanga nuko atigeze asobanukirwa ukuntu Imana yagize abantu intungane. Yego rwose icyo kintu turagitinda ntabwo abantu basobanukiwe uburyo
Imana igira abantu intungane. Kandi kutabisobanukirwa bivuze iki? Bivuze gushaka uburyo waba intungane. Yego. Iyo ugiye gushaka uburyo waba intungane witabaza amategeko y'Imana. Yego. Ukarwana nayo ushaka ngo yubahirize ube intungane. Yego. Ibiramambo ntago ubayo. Ntibishoboka. Umara imyaka myinshi ushaka kubayo ntubeyo. Erega kandi nuko guhangano ni ukuguhanga gukiranuka kwabo. Yego. Nabyo iyo ubirebye hepfo habivuze ni amategeko. Yego. Ko kwishakamo gukiranuka binyuze mu kubahiriza imirimo itegetswe n'amategeko ni naho bavuze ngo ni ugusuzugura. Urumva umuntu ushaka gukiranwa yayobewe gukiranuka kw'Imana uko ariko nta kindi cyamufasha gushaka gukiranuka atora amategeko. Yego. Kuko nta kuntu se yabigenza ute? Amategeko niyo avuga icyiza n'ikibi. Yego. Noneho atora amategeko akarwana no kureka ikibi, arwana no gukora ikibi. Yego. Ariko ibyo bintu ntabishobore ku buryo byamugira intungane. Yakobo ndetse bavuga ko yicumuyemo rimwe ubu yishe yose. Burya niyo mpamvu Yego, niyo mpamvu uwo muntu adashobora kuzigera ahamya ko yabaye intungane. Ntabwo bishoboka. Imyaka wamara yose, imirimo wakora yose wita myiza, ubwitange wakora bwose, uko wabigenza kose, ntabwo ushobora kumvira amategeko y'Imana ngo bintungane. Ntibishoboka. Ntabwo bibaho. Kubera ko rega ntabwo amategeko Imana yatanga kwari ukugira ngo uyubahirize uhinduke intungane. Ku Imana yo izi impamvu yayatanze. Aho kwari ukugira ngo akwereke kutashobora kuba intungane binyuze mu kuyubahiriza. Icyo nacyo kirakomeye, abantu benshi ntibajya bacyumva. Yego. Icyo kintu kirakomeye. Abatwumva ntabwo Imana yatanze amategeko ngo abantu bayubahirize babintungane. Yego. Ahubwo Imana yahaye abantu amategeko kugira ngo bamenye ko ari abanyabyaha. Bamenye ko ari abanyabyaha. Amategeko abereyeho kumenyekanisha icyaha. Yego. Biravuga ngo simba naramenye ko kwifuza ari icyaha iyo amategeko atabimbwira. Iyo atavuga ngo ntukifuze. Yego. Sinari kumenya ko nishe itegeko ryitwa. Ubu habaye hatariho ngo ntukifuze, wajya wifuza ntibibe icyaha. Yego. Ariko byabaye icyaha kuko hari itegeko ribibuza. Yego. Rero amategeko abereyeho kukumenyesha ko wakoze icyaha. Kumbi niyo mpamvu ibyanditswe byera bivuga ngo Imana yatanze kugira ngo akanwa kose kazibwe. Yego. Kandi abari mu isi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana. Yego rwose. Kuko imbere yayo ari nta muntu wagirwa intungane n'amategeko. Yego. Cyangwa watsindishirizwa cyangwa wagirwa umwera. Yego. Nibyo turiho tuvuga intungane kugirwa umwera byose ni kimwe no gutsindishirizwa n'ubundi. Byose ni kimwe. Yego. Rero abantu mwirefera ku mategeko mushaka ubutungane, reka tubabwire tuti ntibizashoboka. Ushobora kubyemera cyangwa ntubyemere, nutabyemera n'igihombo cyawe, ariko nawe uri umuhamya ku myaka umaze yose ukorera Imana ukoresheje amategeko ntiwigeze ubintungane, no kuyusigaje ntuzabayo. Kuko nkunda kuvuga niba hari n'iryo wishe byarapfuye, kuko iyo uryishe ubu yishe yose. Ariko ubwo ntibigaragara ko umuntu wishe amategeko mva kivuka aho guhera muri Edeni. Kubera muri Edeni. Ubundi itegeko ritangirira muri Edeni. Umunsi wagize gutya ryari itegeko. Yego. Nukiryaho no gupfa uzapfa. Ubwo akiriye baraduhagarariye twese. Lazima. Ubundi icyaha abantu bagiye bacyumva neza, ntago icyaha kibi nyuma y'umuntu. Icyaha ni kibaye kibi nyuma yawe hari n'uburyo wagikwepa. Ariko ntabwo icyaha kibi nyuma y'umuntu, icyaha gituye mu muntu. Nyirizina. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntabwo nari kubwirwa iby'abantu. Ko nge ubwanjye nzibiba mu mitima yabo. Kuko mu mutima w'umuntu ariho hakusanyirijemo kwiba, kwica, kuroga, kugomanwa, kwirema ibice n'ibindi. Yego rwose. Urumva ko Yesu wazi ko icyaha ni mu muntu nyirizina. Icyaha ni kamere muntu. Yego. Wikirirwa ubara detaye. Yego. Ahubwo icyaha ni akamero k'umuntu. Rero aho kamero k'umuntu, iyo umuntu ari kurwana nabyo kugira ngo abe intungane, aba ari kurwana n'uko ari. Yego. Warwana n'uko uri ntibyemere ukaguma gutyo. Ari nayo mpamvu bisaba ubutumwa bwiza kugira ngo umuntu yumve ko twatsindishijwe n'ubuntu bwo kwizera. Ko
ko bitavuye kuri twe ntabwo byavuye no ku mirimo yacu ahubwo ni impano twahawe n'Imana. Amen. Gukizwa cyangwa kuba intungane ni impano Imana iguha. Gukizwa ni ubuntu, ni impano y'ubuntu. Yego. Bisaba kwemera iby'Imana yagukoreye muri Kristo. Yego. Abakorinto ba 2:5-19 muri Kristo nimo Imana yiyungiye nawe ntiyaba ikikubaraho ibicumuro byawe. Amen. Nguko uburyo cyo ushobora kumva uri intungane mu mutima wawe. Nukwemera. Hano Paulo yakomeje arababwira ngo ntibasobanukiye uburyo Imana igira abantu intungane, ahubwo bashaka ubwabo buryo bwo kwigira intungane, basuzugura ubutungane Imana itanga. Ko abantu bo banashatse bwe nabwishe muri iki gihe iki gihe ni byinshi ni iby'ibikarabiro. Yego. Iby'ibiki n'ibiki byose umuntu ayishakiye nibyo nguko kwatura. Yego. Nguko gusaba Imana imbabazi. Bira byose nibihanganana. No gushaka kwigira umukiranutsi ariko binyuze mu byo uri gukora wowe. Umuririmbyi yavuze ngo naho warira ukicuza ndetse ukanababara ngo ntibyari ibicumuro byawe. Nyamara umuntu akayiririmba ntabyumva, abantu bajye baririmba bitonze. Naho warira ukicuza ukanababara ntibyari ibicumuro byawe, ngo dore impongano ikwiriye ibyaha umuntu yakoze n'amaraso ya Yesu masa. Amen. Hano twasomye Paulo yasoje umurongo wa 4 avuga ngo erega Kristo niwe wanonosoye iby'amategeko yaragamije. Wumva aya mategeko yananiye umuntu umuvandi fasha abatwumva. Aya mategeko twara turi kuvuga Kristo niyo wanonosoye ng'iby'amategeko yaragamije. Dore ukuntu Kristo rero yanonosoye iby'amategeko yananiye mwene muntu, yatunaniye twese. Yego. Kandi byumvikane impamvu yatunaniye nuko twavutse turi abanyabyaha muri kamere yacu. Yego. Noneho n'imimerere yacu ya buri munsi ikagaragaza by'ukuri ko turi abanyabyaha. Icyo twakivuyeho tuvuga ko amategeko yatanzwe kugira ngo agaragarize umuntu ko ari umunyabyaha cyangwa agaragarize umuntu ko yavutse ari umunyabyaha. Ni gute Kristo rero yanonosoye iby'amategeko yasabaga umuntu byose? Nuko Imana yadukunze. Ko niko byanditswe bivuga ko kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Yego. Yatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yaradukunze yohereza umwana wayo Yesu Kristo. Ariko yohereje umwana wayo Yesu Kristo araza avukira muri Mariya. Yego. Muri Mariya. Noneho mu kuvuka kwa Yesu Kristo ntabwo Yesu Kristo yabonetse nkuko nge nawe twabonetse hano mu isi. Ntabwo kuvuka kwa Yesu byagenze nkuko twe byagenze. Yego. Ahubwo Mwuka Wera, Mariya yasamye inda ya Mwuka Wera. Niko byanditswe byera bivuga. Ko Kristo nyine yaraje kunonosora iby'amategeko yadusabaga byose. Ariko yagombaga kubinonosora yambaye umubiri wacu. Amen. Yagombaga kunonosora iby'amategeko yagusabaga yambaye umubiri wawe, yambaye umubiri wanjye. Agashobora gukiranuka wowe byarakunaniye. Agashobora kubahiriza iby'amategeko wowe byaranze. Noneho rero bivuze iki? Nuko yaje mu isi, yamara kuza mu isi akavukira muri Mariya, yavukira muri Mariya ariko akavuka adafite ya kamere. Akurira hano mu isi, amara muri iyi si imyaka 33. Ashobora kumvira iby'amategeko yagusabaga byose, abikora byose kandi abikora neza. Ntabwo yabyikoreraga kugira ngo bimuheshe kujya mu ijuru, kuko we ubwe ni nyiraryo, ubwe niwe wariremye. Yaraje kubidukorera kugira ngo bitubarweho biduheshe kujya mu ijuru. Yesu amaze kunonosora iby'amategeko yagusabaga byose, yabazweho ibyaha byacu, nawe ubarwaho kwa gukiranuka twasomye hano. Muvandi, amategeko Imana ni umuhanga cyane. Biba bisaba ko umuntu ahishurirwa. Twari tuvuze ko Imana yatanze kugira ngo nagera ku muntu, umuntu kwanza yimenye, amenye ko ari umunyabyaha yirebeye mu ndorerwamo yitwa amategeko. Ariko Imana yo ku mutima wayo yari ibizi ko amategeko Kristo ari uzaza kunonosora iby'amategeko yavugaga. Imana yo yari ibizi. Yamwe bishushanya kuko iha Mose amategeko ngo yashyira Abisiraheli, yaramubwiye ngo nuyagezayo mbere yuko yababwira cyangwa yabasomera ubanza ubaga umwana w'intama,
ufata amaraso ye uyamishe ku gitabo cy'amategeko ubabwire ko ari isezerano tugiranye nabo. Iryo sezerano ryari busohozwe na Kristo Yesu. Nibyo. Niyo wagombaga kuza akambara umubiri w'umuntu agasohoza ibyatunaniye yambaye umubiri kubera ko ari Imana. Nibyo. Twe impamvu byatunaniye wari ubivuzeho gato. Twebwe twavutse ku bushake bw'umugabo n'umugore. Tuvukana icyaha. Cyitwa icy'inkomoko cyangwa se cyitwa kamere y'icyaha. Amategeko aje asanga twe turi babi. Dushatse ngo tuyumvire aratunanira. Ubwo twipimyeho biranga. Twari dukeneye umurengezi nka Kristo Yesu we waje none havuye mu ijuru. Umucunguzi. Akaza ari umucunguzi, akaza atabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore. Nibyo. Ahubwo akaza avuye mu ijuru kugira ngo aze yambara kamero k'umuntu, yambara umubiri w'umuntu, anonosora iby'amategeko yaragamije. Abikore neza. Asohoza iby'amategeko yavugaga. Amen. Noneho waze abyumvire. Namara kumvira amategeko ijana uri kubivuga nibutse mu Baheburayo igice cya 10 Kristo ari kwivuga. Avuga ukuntu ngo ibyo bintu byose amategeko uko ibitambo byatambwaga ibyokeje ibitwikira ibyaha ibihongera ngo ibyo bintu byose ngo ntabwo Imana yabyishimiye kandi ntiyabishatse. Ngo ahubwo yambitse Kristo umubiri kugira ngo Kristo aze asohoze ugushaka kw'Imana. Bumva ko Kristo ari we waje kunonosora iby'amategeko yavugaga. Ubwo ngo ahita kuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Hano ku murongo wa 4 twasomye yavuze ngo eriga Kristo niyo wanonosoye iby'amategeko yaragamije ngo kubera iki? Ngo kugira ngo umwizera wese Imana imugire intungane. Ese ubwo tuvuze kwizera Yesu tuba tuvuze ngo iki? Tuba tuvuze ko Yesu sukumwizera mu magambo, ahubwo nukumwizera kw'ibyo yakoze. Ngo ibyo Yesu yakoze nuko nyine yemeye gukora ibyananiye mwene muntu. Noneho twizera Yesu rero twizera ko Imana twaya tubazeho ibyo Yesu yakoze. Hanyuma natwe tukabarwaho ibyaha bya Yesu. Yesu akabarwaho ibyaha byacu nako. Yesu akabarwaho ibyaha byacu. Yabazweho ibyaha byacu natwe tubarwaho kwa gukiranuka kwa Yesu. Wowe nonose iby'amategeko yasabaga. Noneho rero ibyaha byacu bikamujyana mu gihano. Wigeze ubivuga dutangira. Iyo tuvuga ko tutazarimbuka, iyo tuvuga ko twahawe ijuru ku buntu, nuko Yesu yahawe igihano nyamaraga kandi unakurikije amategeko ntiyarakwiye guhanwa ubundi. Ko none se ntiyaranonosoye by'amategeko yasabaga. Yarakwiye guhabwa igikombe, yarakwiriye guhabwa ikamba nk'umuntu washoboye gukiranuka kandi yambaye umubiri. Ariko byasoje ahawe igihano cy'abanyabyaha kugira ngo wowe uduteze amatwi ibyo nubyizeza umutima wawe utazarimbuka ahubwo ubonye ubugingo bugize gute buhoraho. Twashimiraga rero Imana yatanze Kristo akaza mu isi akambara umubiri w'abantu, akambara kamero k'umuntu, ariko intego ari ukugira ngo anonosore ibyo amategeko yaragamije. Iby'amategeko yaragamije. Ariko ngo kugira ngo namara kubinonosora nitumwizera duhabwe gutungana kwe. Gutungana kwe. Yego rwose. Ubwo tuvuga ngo twabaye intungane nuko twabazweho gutungana kwa Kristo. Kandi iki kintu kiranakomeye iyo umuntu avuga ngo nukubarwaho gutungana kwa Kristo. Niba wabazwaho gutungana kwa Kristo bingana no kujya mu ijuru. Kuko ijuru ni iry'intungane. Kandi iwabo w'intungane ni mu ijuru. Iyo tuvuze rero ko ijuru ari ubuntu, iyo tuvuze ko ijuru ari impano, biba bivuze ngo byanyuze mu gikorwa cyakozwe na Yesu. Hari aho twigeze tuvuga ngo ntabwo ijuru turibona gusa kuko nta cyakozwe. Hari igikorwa cyakozwe nyirizina, ariko icyo gikorwa cyakozwe ni igikorwa ari ukuntu tujya turirimba indirimbo ivuga ngo yarishyuye. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha kandi atumane nerade. Ni ukuvuga ngo ijuru kugira ngo turihabwe nuko hari uwishyuye. Ijuru kugira ngo turibone nuko hari uwakoze, ariko akora twe byaratunaniye. Ngo Yohana amaze kubona kaga abantu barimo, abantu bakunda kubisoma mu byahishuwe benshi, amaze kubona kaga inyoko muntu ku isi irimo, amaze kubona ukuntu ntacyo wakora ngo ujye mu ijuru.
amaze kubona ukuntu hari igitabo gifunze kandi gifite ibimenyetso bigifatanishije ngo amaze kubona ko kaga kose ngo yararize, ariko arizwa nuko abonye ikibazo umuntu afite, ariko ngabwirwa ngo Yohana humura wirira kuko intare yo mu muryango wa Yuda iranesheje. Bari bamwiretse Kristo Yezu wari usize ubwiza n'icyubahiro mu ijuru, akamanuka akaza mu isi kugira ngo acungure mwene muntu. Amen. Nta yindi nzira ihari nimwe, nta iriho habe nimwe, nta niyo muzabona, nta nundi uzayibona uretse inzira y'umusaraba wa Kristo Yezu. Amen. Kristo Yezu cyatumye ajya ku musaraba igorogota kwari ukubera ibyaha by'abantu. Ibyo ufite kubyemera cyangwa ntubuzemere, ariko niyo nzira yonyine nimwe rukumbi ihari Imana yaciye ishobora gutuma umuntu ahura n'Imana, ibyo bintu bikemera. Yego. Kuko Kristo Yezu amaze kwambara kamero k'umuntu, hari aho yageze muvana avuga ngo Mana ni iki noneho kikundekesheje. Nta yindi mpamvu. Kristo yari yamaze kwambara weho, yari yamaze guhinduka wowe, yari yamaze guhinduka icyaha. Abakorinto ba 2:5-21 Kristo utaregeza akora icyaha cyangwa unakimenya. Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Imana yamuhinduye icyaha ku bwawe kugira ngo muri we nawe ubarweho ubutungane bwa Kristo. Amen. Kristo ubundi se muvandi gutsindishirizwa, nkunda kubaza abantu bakunda kuvuga ngo gutsindishirizwa. Ubundi gutsindishirizwa ni iki? Gutsindishirizwa abantu bajya bahimba nizo ndirimbo bakazimba nyinshi ngo baratsindishirijwe, nabandi bavuga ngo twaratsindishijwe, ariko umuntu ntabe yumva gutsindishirizwa icyaha. Ese ubwo gutsindishirizwa ntibyumvikana ko watsindishirizwa watsinzwe? Yego, icyambere ukwiye kubanza kwemera ko watsinzwe. Ntago bashobora gutsindishirizwa utaremera ko watsinzwe. Nibibaho. Emera ko kubyerekeye icyaha watsinzwe. Emera ko kubyerekeye gutunganira Imana watsinzwe. Nutanabyemera ntago bikuraho n'ubundi ko watsinzwe. Oya. Emera ko watsinzwe ubundi ubone utsindishirizwe. Iki nuvuga ngo Kristo Yezu yaraje akora ibyatunaniye. Amaze kubikora abiduha nk'impano. Yego. None ko wanga kwakira impano y'Imana, urumva ubwo ijuru warijya mwute. Fata impano y'Imana. Ukwiye kwizera Kristo, ukwiye kumenya ko Kristo ibyo yakoze byari byawe, ni wowe aganitwe Kristo yakoreye. Ngo muravuga ngo ibyo se ngo tubyizere gusa ngo birahagije. None se bidahagije watsinzwe mu rubanza yakongera kuvuga ngo hari icyo nakora ngo nongere nsinde, kandi watsinzwe? Uko kumva bidahagije nacyo ni ikindi kibazo. Ni ukwanga gutsindwa. Ni ukwanga gutsindwa. Ese ubundi urumva bidahagije ni icyo ushoboye? None se ko watsinzwe ukaba ukeneye gutsindishiriza? Ahubwo emera ko watsinzwe ubundi Imana igutsindisha. Ariko Imana ihimbazwe umuvandimwe. Yego. Ubundi twaratsindishijwe, icyo cyararangiye. Icyacu ni amakuru abantu bafite makeya, ariko ni nayo ntego y'abavuga butumwa nyine. Icyambere ngo ni amakuru, ni ukubwira abantu ubutumwa bwiza, tukababwira ko Kristo Yezu yabatsindiye. Amen. Yakoze ibyo utari gushobora. Amen. Kristo niwe wanonosoye iby'amategeko yaragamije. Kristo niwe wakoze ugushaka kw'Imana. Kristo niwe wenyine wanejeje Imana. Emera mugurane, yishyira ibyaha bye byose, yabyisizeho, anahanwa igihano cyawe. Arega ntabwo Imana ikiguhannye nuko utabyizera. Ufite ubwoba kubera kutizera. Ubundi se kutizera ibyo ugira ngo sibyo bituma ukomeza gutekereza ko kiri umunyabyaha. Yego. None se utekereza ko Imana imaze guhana Yesu imuhoye ibyaha byanjye n'ibyaha byawe? Imana yo ivuze ngo muri Kristo niyunze n'abari mu isi, sinaba nkiyo baraho ibicumuro byabo. Umuntu utizeye igikorwa cyakozwe na Yesu we akomeza kwibaraho ibyaha, kandi akibaraho iby'Imana itakimubaraho. Kuko impamvu Imana itakimubaraho ni iyi ngiyi, yo izaho yabishyize. Izi ko yabibaze kuri Yesu, izi ko n'igihano Yesu yagihawe, sibyo? Noneho rero wowe utwumva uduteze amatwi, emera iby'Imana yahamije, kuko iby'Imana yahamije nibyo by'ukuri kuruta ibyo kamere ikubwira, kuruta n'ibyo abantu baba bavuga kabone nubwo baba ari benshi. Emera iby'Imana yahamije ku mwana wayo, ivuga ko ibyaha byawe n'ubugome bwawe itazongera kubyibuka ukundi. Itanga n'itangazo iravuga ngo noneho ubw'ibyo binababariwe, ntihakiriho no kongera gutamba ibitambo by'iki by'ibyaha. None se ntiwumva
hamwe twasomye avuze ngo bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo ariko n'ubu abantu baracyatamba ibitambo mu magambo ndetse kwihangira hari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo turabitamba gute se ngo ko nta hene ngo nta ntama ko nta numa oya iyo uri kugusaba Imana imbabazi ngo uri ku gikarabiro cyangwa uri kwatura cyangwa uri gusaba penetesiya buryo ubumeze nk'umuntu n'ubundi uri gutamba ibitambo ariko nabwo mu buryo butari bwo n'ubundi urumva Imana ihimbazwe yo nanone yihanganira n'ubujiji bw'abantu iyo ivuga ko itakibara abantu h'ibyaha ishingiye ku rupfu rwa Kristo Yesu nicyo kuko Imana izi kuturusha umumaro w'urupfu rwa Yesu ibizi cyane kuko Yesaya bivuga ngo yaramushenjaguye yaramubabaje ariko ashenjagurirwa gukiranirwa kwacu rero Imana yo mu ijuru yo izi ko yahannye umunyabyaha muri Kristo kutabyemera ni igihombo cyawe kuko ni wubaho mu bwoba kuri ayo magambo Imana yo iki ngicyo yaragikoze ntabwo turi kubikubwira ngo izabikora oya yarabikoze n'umurimo wakoze ikibazo niwe utarabimenya gusa kandi urangiye yego yarawukoze umurimo uranarangira yego nicyo gituma Yesu yavuze ngo mwizere uwo yatumye bamubajije ngo tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana muri Yohani 6:28 baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana Yesu ntiyabasubije imirimo nk'ahari myinshi yaravuze ngo umurimo w'Imana nguyu nuko mwizere uwo yatumye uwo murimo kandi ufite ingororano ku murongo wa 40-41 kuko icyo data ashaka ari iki nukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwa ubugingo buhoraho nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka umva ko data adashaka byinshi ndagashaka ibintu byinshi ashaka ntashaka indirimbo ntashaka amafaranga ntashaka amasengesho ntashaka izo ngeso kugira ingeso nziza si bibi abantu bajye babyumva rwose ubushize twarabisobanuye kugira ingeso nziza ntekereza ko abantu b'inyangamugayo baranakenewe abantu ahantu utuye abo mukorana mubana iyo ugize ingeso nziza ubukenewe n'ahandi hantu hose ubukenewe ariko nanone iyo tugeze mu iyobokamana iyo tugeze mu by'Imana Imana yo ntago ari ibyireba iyo ireba igitambo yagutambiye kigukuraho ibyaha byawe ikavuga ngo emera icyo nagukoreye ni icyo ngicyo Imana ihimbaza byashimira Imana umwanya bari mutoya umunsi Kristo apfira ku musaraba ngo urupfu rwe ngo rwashanyuye umwenda wari ukinze ahera hahera yego ngo uhera hejuru ugera hasi bishaze kuvuga ngo noneho ibyaha by'abantu birababariwe ubundi nta muntu wagombaga kureba hera afite ibyaha ariko kuri uwo munsi abantu bababariwe ibyaha kubera urupfu rwa Yesu barebayo ariko ngo ibirutigiye ariko ngo uzi ko umwenda ushanyutse burya twari tugejejweyo na Yesu ariko ubwo umutambyi yajyagayo rimwe uko umwaka utashye ariko Kristo Yesu wagiyeyo yagiye atugereyeho butavayo twajyanwa hera tuba tugumyeyo yego rwose kandi ahera hashushanyaga mu ijuru cyane noneho ikindi biramambo nta muntu wagombaga kureba aho hantu afite ibyaha ariko kuri uwo munsi kubera urupfu rwa Yesu rubereye igorogota ngo urwo rupfu rwa Yesu rushanyira uwo mwenda wari uhakinze uhera hejuru ugera hasi abari aho bose barebayo bareba hera abantu bahinduka bera kubera urupfu rwa Yesu yidodadoda rero iwacu byashwanyaga umwenda waratabaguritse warashwanyutse ariko n'ubu abantu baracyawudoda badodesha imirimo yabo warashanyutse ariko nabo ikiza gihari ubudode n'ubudode ukoresha tekinike zawe ntushobora kuba uwera nawe uzadugumya kumva ufite urubanza imbere y'Imana niba ushaka gukira urubanza wari ufitanye n'Imana izera ibyo Kristo yagukoreye icyo ubundi nawe ugera hera injira hera uri intungane yego ariko muri ibyo vuga ngo yasatuyemo urusika rwadutandukanye n'Imana yararusatuye rukuraho ese ko urusika Kristo yarukuyeho akarukuzaho urupfu rwe rwo ku musaraba wakizeye ibyo Kristo yakoze nawe ukinjira hera yego ugahita uwera ku Mana yego rwose Imana ishimwe ndabona iminota nayo iragiye ariko reka tubwire abantu ngo iyi kiganiro uragikurikirana kuri YouTube yego iki kiganiro wowe wacitswe n'ibindi biganiro ushobora kuba washyizeho urushinge twatangiye kare ariko iki kiganiro uzagikurikirana kuri YouTube n'ibindi biganiro ufite telefone yawe nini wandikamo ijambo rivuga ngo ijuru ntirikorerwa
uwo mwanya tutangira kubona ababwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bakomeza kukubwira ukuntu ijuru twariherewe ubuntu muri Kristo Yesu. Hari n'urubuga rwitwa ijuru ntirikorerwa, wandikiye nimero ya 0784 4257, iyo nimero yagushyira ku rubuga rwa WhatsApp ugakomeza gukurikirana n'ubundi ibiganiro byiza by'ubutumwa bwiza bivuga ukuntu ijuru Imana yaritangiye ubuntu. Ntekereza ko twabahereza nimero zacu ngendanwa baduhamagara tuvuye hano muri studio. Yego, iya Patrice MTN ni 0783 167 163, Tigo ni 0722 167 163. Iyanjye Yosefu ni 07 8 39 26 335 07 8 39 26 hari yindi ya 07 9 18 25 900 07 9 18 25 900 nizo ngizo mwaduhamagaraho tuvuye muri studio. Nakoze abo twabanye mu kiganiro mwese naho butaha. Amen. Bye bye.